Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Kwibuka si ukuguma mu gahinda gusa, ni no kwiyubaka. Ntibizongere kubaho ukundi. Ariko ayo magambo tuyashyire mu bikorwa. Tubane neza, turwane ku bumwe, turinde ukuri. Muze twubake u Rwanda rukomeye ruzira mbereka. Twubake u Rwanda rumurikira isi. Twubake u Rwanda umutima wa Afurika. Twese hamwe nk'umuryango wa Munambeho TV twifatanyije n'abanyarwanda bose muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka, tugira tuti twibuke twiyubaka. Twongere tuti ibyabaye ntibizongere kubaho ukundi. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Banyarwanda, banyarwandakazi, muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka ku nshuro ya 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Munambeho TV n'inshuti zayo twifatanyije n'abanyarwanda bose dufashe umwanya wo guha agaciro amateka yacu, ariko nanone twiyubakemo imbaraga zo gukomeza kubaho no kubaka ejo hazaza heza. Kwibuka si ukuguma mu gahinda gusa, ni no kwiyubaka. Ni ukwibutsa ko nubwo igihugu cyacu cyanyuze mu mwijima mwinshi, uyu munsi dufite urumuri ruturanga. Urumuri rw'ubumwe, urumuri rw'ubudaheranwa, ndetse n'icyizere ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turabaha icyubahiro n'inkunga y'umutima. Ntimuri mwenyine, igihugu kirahari, natwe turahari. Ubutwari bwanyu bwo kubaho no kongera kwiyubakamo icyizere ni isomo rikomeye kuri buri wese. Ku rubyiruko, amateka yacu aba isomo ribubaka, ribarinda, ribayobora guhitamo ubumuntu aho guhitamo urwango. Uyu munsi twese hamwe tuvuge tuti ntibizongera ukundi. Twongere tuti ntibizongere kubaho ukundi. Ariko ayo magambo tuyashyire mu bikorwa. Tubane neza, turwane ku bumwe, turinde ukuri. Nubwo twibuka, turanizera u Rwanda rwacu ruzakomeza kuba igihugu cy'amahoro, cy'ubumwe, cy'iterambere, cy'intangarugero. Muze twubake u Rwanda rukomeye ruzira mbereka.
twubake u Rwanda rumurikira isi, twubake u Rwanda umutima wa Afurika. Ni Olivier Brandon Kwizera kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Twese hamwe nk'umuryango wa Munambeho TV twifatanyije n'abanyarwanda bose muri ibi bihe bikomeye byo kwibuka, tugira tuti twibuke twiyubaka, twongere tuti ibyabaye ntibizongere kubaho ukundi. Twigire ku mateka, twirinde ikibi, twubake ejo hazaza heza. Ejo hazaza aho buri munyarwanda wese azakomeza kwishimira kubaho nk'umunyarwanda, azagira ishema ryo kwitwa umunyarwanda mu Rwanda no mu mahanga, aho buri wese azaba amukeneye, kandi aho ku munsi w'urubanza buri wese azajya imbere y'Imana nta mususu. Abakoze ibyaha mwihane, abakoze ibibi mubireke ntimuzongere ukundi, abahemutse musabe imbabazi. Imana idutegeka kubabarira, nimuzisaba mukuye ku mutima muzababarirwa. Ndangije mbashimira uyu munsi ko mwabanye natwe, muzakomeze kubana natwe none no mu bihe bizaza. Iki cyari ikiganiro Ijwi ry'Ihumure kuri Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, isoko y'ubugingo.